mu minsi ishize twakoze ubukangurambaga kugira ngo abantu birinde ibigo bigenda biza mu Rwanda bigashaka kwambura abaturage bimwe akenshi byitwaza ikoranabuhanga rya cryptocurrency ariko ngira ngo nkuko Beneri yagiye bisobanura ukorana na cryptocurrency abikora irengera igihombo kizamo kubera yuko nta mategeko harabigenga mu Rwanda. Ubwo rero ubukangurambaga tubukoze ngira ngo byari byinshi, hari icyo cya STT, hari TAT, hari n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubukangurambaga bukoze abaturage barabyumvishe babivamo, ariko abenshi bamwe babihombeyemo. Ubwo ngira ngo hari icyo bita billionaire traders, ngira ngo mwarakibonye, ba nyiracyo barafunzwe, abaturage baba bahombeyemo arenga miliyari 10. So n'ibindi bitandukanye. So rero icyo Beneri gumya kubwira abaturage, hari n'icyo waruvuzeho, ngira ngo hari ibyo ubu ngubu tumaze iminsi tubona bigera nko muri 4. Hari icyitwa Dere Equipment cyitirira ikigo cyo muri Amerika, kikavuga yuko gitanga imashini z'ubuhinzi, ariko mu by'ukuri nicyo kwambura abaturage, ntabwo gikorana n'icyo kigo cyo muri Amerika. So ngira ngo amatangazo yagiye atambuka. Hari icyo twita PI network, so nacyo gikora nka cryptocurrency, nacyo ntabwo cyemewe. Hanyuma hari icyo twita Binance nacyo gisa nkaho gitanga imiti, ariko iyo ubirebye gikora nka pyramid scheme. Hari icyo twita Flex Fund. So ibyo byose mu by'ukuri nibiza kwambura abaturage, ariko ngira ngo turimo gukorana na RIB ishinzwe ubugenzacyaha kugira ngo ibikurikirane ba nyirabyo babiryozwe. Umuntu agira cyo gasanga ngo payize zagiye zite nta muntu wakwinjiriye, kuko umuntu wenda yagufashije kuregisitara ukavuga uti burasi wowe wabitwaye. Ariko mbamara impungenge umuntu wese uzi ko yibwe payize muri historique byanditsemo aho zagiye, wariti uzayirekaramisha muri core team. Uburiya se wajya ku itangazo rya Pi Network naryo ryasohotse wagira ngo bavuganye na Beneri? Yes, ntatunguwe. Uravuze ngo core team nyirizina iri tangazo rya Beneri nari ntararibona, ariko nza gutekereza ntari ku bundi Pi nta update yindi yaba yasohoye. Rero buriya aka kantu abapenyo bakamenye, nimukabone Pi yatanze itangazo ngo mugire ngo ntiri gutange updates. Nasanze batanze updates ebyiri mu gihe kinyuranye. Imwe naribonye rimaze amasaha 5. Ko arabihitirira ko bayoboye se bayoboye aba pioneers mu Rwanda no muri Afrika n'ahandi babyite ko harabihitirira ibi bikorwa bya Pi, bakavuga ko bayoboye Pi, bakavuga ko bafasha abantu aribo nyine bashobora kuhuza abantu runaka. Iryo tangazo ugira ngo rigiye kurangira, abo babyitirira inzego zishinzwe ubugenzacyaha zikora akazi kazo. Nta muntu iki twakivuze nejo bundi, nta muntu uhagarariye Pi numwe usibye kwa team ubwo nayita nka njyanama ya Pi. Aha twicaye rero tukatwicaye kuri Golden Gala, na ahantu ha fresh, na ahantu heza cyane, na ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna, massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri, ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange, aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya nga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikirizo zawe ku meza nk'aya nga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategurira neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo
studio nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Kunzi Bihumure TV mwaramutse kandi mwiriwe, igitondo cyiza cyangwa se igicamutsi cyiza, nanone umugoroba mwiza aho muherereye. Turi ku Ihumure TV. Ihumure TV ni YouTube channel kenshi igaruka cyane cyane mwiyobokamana, ariko noneho twamenye neza ko umwuka uwo tuvuga mwiyobokamana akorera mu mubiri muzima. Umubiri utari muzima ntacyo umwuka wabasha kuba ukora, kuko umuntu yaba yapfuye. Icyo tubanze tukemeranyeho. Niyo mpamvu kenshi mubona ko hari ubwo twinjira mu biganiro bigeruka cyane cyane ku bukungu n'ubuzima rusange bw'imibereho y'abantu. Hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati ko hari igihe mukora inkuru za politike. Ndavuga ni inkuru za politike ni rusange, ni mu karere, ni umutekano, bigendanye nuko abo tubwira n'abantu bakwiye kuba mu gihugu gifite umutekano, birumvikana Kamanzi. Hanyuma kandi abo bantu tugomba kubamenyesha amakuru y'ibivugwa muri politike, nuko bakwiriye kwitwara, nuko bakwiye gusenga, cyane ko hari na bene wacu bahanura ugasanga batangiye guhanura politike. Hanyuma ibi nabyo bihura n'ubukungu, kandi ubukungu tugomba kubugarukamo kenshi, kubera ko ubukungu iyo tubugarutsemo biradufasha, kubera ko twamenye neza ko ntabwo wabaho utariye, kandi kurya nuko hari icyo watanze. Kubaho mu isi ni ikiguzi, yego turiho ntacyo twatanze kubw'imbabazi z'Imana, ariko ndabizi neza ko kuba uri kundeba cyangwa uri kumva irijwi hari ikiguzi wishyuye, hari amafaranga watanze, ubwo n'ubutunzi. Kuba rero wariye cyangwa wageze mu mujyi wa Kigali n'ahandi, nuko nzi neza ko kuri muri Amerika, kuri muri Australia, kuri muri Aziya, kuri i Burayi cyangwa no muri Afrika, naho uri kunyumva uherereye, nuko hari ikiguzi wishyuye. Ibi rero bigaruka mu bukungu. Niyo mpamvu izi nkuru byabaye ngombwa ko nazo tuzinjiramo, kugira ngo tugaruke ku bintu twumva byaba ngombwa ko bifasha abantu batari bake. Uhabwe umugisha rero udukurikiye. Ndashimira abantu bakoze subscribe ku Ihumure TV. Nawe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo tujye tubana muri izi nkuru zacu zitandukanye, tuzazigarukaho mu buryo bwose kandi burambuye. Hanyuma tugira ibiganiro bitandukanye, cyane cyane rero nzi neza ko buri munsi ntago bwira tutari ku ikiganiro kimwe, bibiri, bitatu cyangwa se bine. Ntuzabure na kimwe rero kigufasha. Niyo mpamvu nukora subscribe ntago tuzakubera ibigwari. Ndi kumwe na Muzehe Tito Kamanzi. Waramutse neza Muzehe Tito Kamanzi. Abantu benshi bakumenyereye mu bintu bya Pi Network. Hanyuma Pi Network urimo urafasha abantu. Ngenera gushimira warakoze, ariko ngira ngo tuba mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza, imiyoborere myiza, no kureberera buri munyarwanda. Wibuke ko intero tugira ivuga ngo umunyarwanda ku isonga. Niko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngira ngo nicyaharanira buri munsi. Ubona ko avuga ati umunyarwanda ku isonga kandi umutekano ku isonga. So aho rero bijyanye n'ubukungu n'iterambere ry'igihugu, aho tugeze uyu munsi urahabona. Beneri cyangwa se Banque Nationale, banki y'igihugu, ngira ngo mu kanya hari inkuru nabona, banki nkuru y'igihugu Beneri, hari inkuru mu kanya nabonaga basa naho bagarutseho batanga ukwigengesera cyane gukomeye, ndetse n'abantu benshi badukuriye dukora ibiganiro bya Pi bavuze bati mwaba muzi neza ko Pi ari scam, ari igicupuri, ari ubutekamutwe, ari ubwesikoro, ari ibintu byaje kwambura abantu amafaranga, none mukaba mwarabidukanguriye. So nyemerera nkwakire muri uyu mwanya, tugaruke muri iyi nkuru itari buze gutinda, ahubwo igiye guha abantu ukuri. Karibu. Murakoze. Reka twanzike. Ni inkuru yacicikanye guhera ejo kwa kane. Inkuru iracicikana, bavugaho byinshi, bagaragaza, ariko dore amashira kinyoma y'iyi nkuru kuri Pi yuko ari scam, cyangwa se icyo Beneri yayivuzeho. Siyo yonyine, ahubwo nayo yashyizwe mu majwi. Tugiye kubasomera iyi nkuru
nyuma yo kubasomera turababwira ukuri kwa payi guhabanye n'ibyatangajwe. Uwaba yarabitangaje uwo ari wese agaha amakuru beneri, muraza kwibonera cyangwa se kwiyumvira ko beneri bayihaye amakuru atariyo, kuko ihabwa amakuru, bahabwa amakuru. N'uwayataye akaba yarayataye nabi, turamufasha kugira ngo bamenye payi niki. Reka wenda nsome kugira ngo mwumve. Inkuru iragira iti, wenda n'abandi baze kuyisoma, iri ku kinyamakuru Igihe. Niyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, yasohotse saa 8:35. Inkuru iragira iti, beneri yatanze umuburo ku bigo bine bikora ubucuruzi bw'amafaranga bikambura abaturage. Niko umutwe w'inkuru ubwayo uvuga. Inkuru rero iragira iti, Banki Nkuru y'Igihugu yaburiye abaturage ko hari ibigo biri gukora ubucuruzi butemewe bw'amafaranga binyuze kuri interineti, avuga ko ibyo bikorwa bitemewe mu Rwanda. Uzabijyamo akwiriye kwirengera ibihombo azahuriramo nabyo. Ibigo nk'ibi bikora ubucuruzi bw'amafaranga bikambura amafaranga abaturage bikomeje kuba byinshi, ndetse mu mwaka ushize icyitwa Super Free to Trade Limited STT cyakenesheje benshi nyuma y'uko bari barakigannye bizezwa ubukire bwihuse. Umuyobozi w'ishami rishinzwe imyitwarire y'ibigo by'imari muri Banki Nkuru y'Igihugu beneri, Nsabimana Gerard, yatangaje ko ibi bigo biza mu Rwanda bikambura abaturage byitwaje ubucuruzi bw'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka cryptocurrency. Yatanze ingero kuri bine beneri iherutse kubona amakuru y'uko bikora, asaba abaturage guhagarika kubishyiramo amafaranga kuko ari ubwambuzi. Aho yagize ati, hari ibyo tumaze iminsi tubona bigera kuri bine. Hari icyitwa DAI Equipment kiyitirira ikigo cyo muri Amerika, kikavuga ko gitanga imashini z'ubuhinzi, ariko mu by'ukuri ni icyo kwambura abaturage. Ntabwo gikorana n'icyo kigo cyo muri Amerika. Yakomeje agira ati, hari icyitwa Pi Network gikora ubucuruzi bwo kuri internet cryptocurrency, ntabwo cyemewe. Hari icyitwa Dynasty gisa nkaho gitanga imiti. Hari icyitwa Flex Funds. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibiza kwambura abaturage. Yavuze ko ibyo bigo byose nta mategeko ahari abigenga mu Rwanda, bityo ubijyamo aba agomba kwirengera igihombo. Yakomeje agira ati, abenshi babihombeyemo. Hari icyitwa Billionaire Traders, ngira ngo mwarakibonye, abaturage bavuga ko bahombeyemo miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Beneri igaragaza ko ubu bucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets burimo ingorane nyinshi, zirimo kutarengerwa n'amategeko, ubujura n'ingorane zo guhomba, guhindagurika gukabije kw'ibiciro no kudakorera mu mucyo. Beneri igaragaza ko mu gihe hatari hashyirwaho amategeko agenga ubu bucuruzi, nta mategeko arengera ushoramo, umushoramari cyangwa umuguzi w'imitungo igurishwa muri ubu buryo. Iyi nkuru ya Beneri ku kinyamakuru Igihe nahigarukiye. Ndagira mbere yuko mbasomera itangazo rya Pi Network, noneho ndagira ngo mbanze ngira icyo mbivugaho. Oya ariko reka ngira ngo mbanze ndisome nicyo cyaba cyiza. Oya mbanze nkotinge uretse tubanze tugaruke cyane cyane kuri iyi nkuru. Yego Muzehe Tito, hano mfite ibibazo bitandukanye nshaka kukubaza. Yego.
Beneri kuba yasohoye iri tangazo ndayishimiye cyane nanjye ku bwanjye kubera impamvu imwe bavuze ngo ibigo biza byitwaje iryo zina bikambura abantu niba numvishe neza ndagira ngo mfashe Pi Network uburyo mukora cyangwa uburyo mwafashemo abantu hari abantu mwaba mwaragiye mwaka amafaranga cyangwa mwaragiye mubwira ngo kwinjira nta mafaranga ko bavuze ko Pi Network nayo iracuruza ngo icuruza ngo nka cryptocurrency uwavuze atyo arabeshya Pi nticuruza n'ikimenyimenyi ntirajya ku isoko ahubwo itariki izagira ku isoko tutaramenya ngo bizagenda bite ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha ya saa 10 hano iwacu mu Rwanda. Pi rero kwinjiramo ni ukwiyandikisha bisanzwe nta mafaranga ashorwamo kuko Pi si butike no Pi ntigurishwa ngo uvuge ngo ushoye mu kintu uguze habe n'umunsi n'umwe n'ubikora anyuranije n'amategeko agenga Pi. Okay, icyo ni kimwe. Umuntu rero ariko hari amakuru nkuko Beneri yavuze ko hari amakuru bahawe natwe tumaze kuva ejo twabonye inkuru caracara twakubise hasi dukubita hasi turashakisha amakuru tuza kumenya ko hari abantu bakoze application bayita Pi basaba abantu amafaranga ko bashoramo byumve neza ariko si Pi Network y'ukuri ko Pi Network y'ukuri nta hantu igira bashoramo amafaranga tuzana application kugira ngo tubahe ibihamya tuzane application tuzana abapiyoniye muhamagara umupiyoniye mushaka cyangwa mu buryo mutaba bishaka nibaza dufata application tujyemo dushaka ahantu hashorwamo amafaranga muri Pi. Ufite rero Pi application ishorwamo amafaranga akaba afite uko yakabana amafaranga natwe ubwacu mujye ku mbuga zacu muzishake mu biganiro dutanga uwo muntu twamufata. Okay, nta gihari kuri Pi Network. Okay, ahubwo Pi Network yo izaduha amafaranga ni nacyo dutegereje. Okay, banzi ubwa izaduha amafaranga iyo ndi kukumverega hano ni ibibazo bisobanutse ntabwo ibintu tujya gutanga igero nibindi hano Beneri kuba yaburira abantu nena ndimo mbwira ego kuba Beneri yaburira abantu impamvu ya mbere cryptocurrency kuko hari ahantu yavuze ngo mu gihe bitarashyirwaho amategeko abigenga uri kunyumva iyi cryptocurrency nta hano mu Rwanda nibi tuvuga ntabwo ikora biri official sibyo uri kunyumva ntabwo byemewe nyine ko nta hantu hari nibyandi Musawa yavugaga ngo nta hantu hari office ngo wagenda uvuye ngo hano hari office benshi bitwaza ibi bintu bakora amakosa menshi kugira ngo bibiki biba abanyarwanda abantu kuba Beneri yafatiye ya mbere kavuga iti tube maso ejo hatagira abanyarwanda batangira kurira nkuko nubundi byagenze erega ibintu bikuga kubera impamvu none se nta birya abarezi biri hano byemewe bifite abo bikorera bifite amazu n'ama office hano mu mujyi kandi byarahagaritswe icyo mubaza sinzi niba byanahagaritswe sinari impari byarahagaritswe ariko hari tureke ibyahagaritswe nta zindi zihari se ntari bujye kwamamaza ntaho ujye kuvuga amazina za tombora za betting voilà ariko birabiremewe nyine ko byemewe byo bifite amategeko abigenga nicyo nengeye kuvuga nkuko Beneri yabivuze nicyo nengeye kuvuga cryptocurrency ntiragera igihe ngo ushyirwe amategeko agira ate abigenga sibyo nibyo yasobanuye ahangaha hari abantu badukurikiye bumvisha aya makuru bashaka kujya muri Pi babe baretse ni urugero kuri ubwo ni ku gite cyanjye yego babe baretse ntimujye n'abantu mwongera kubwira ngo mujye muri Pi ntibaramenya ibyo ari byo ntabwo Beneri yashyiraho urumva uburyo bugenga ibyo bintu sibyo ubirimo wamaze kubyiga akamenya ibyo ari byo akomeze ubwo ni ku giti cyanjye twe ntago dutanga umwanzuro ntabwo ni gutanga umwanzuro ntabwo umwanzuro ndatanga inama nyine ni inama kararumva ariko ari byo ndimo ndavuga urimo urabahagarika nahagaritse ndetse navuze ngo utarabijyamo cyo bagabanyijemo se matsinda ayahe ababirimo n'abatabirimo abashaka kujyamo urabakumirira iki umva uko ariko buretse gato buretse nyine urakomeza ntabwo nshaka oya ntabwo nshaka kumvikana nawe
oya ntabwo ari njyewe mvuze. sawa rero Twumvikane Beneri ko yavuze ngo Beneri yavuze yavuze ngo ababijyamo Eh. bitonde, niko yavuze ntabwo yabakumiriye. niko byanditse Yego, ubwo ninjye wari wibeshye ni wari wibeshye. Okay, sawa. Yavuze ngo bitonde kuko nibajyamo bagiye gushoramo imari bashobora kubihomberamo. Icya kabiri, babihombeyemo kurega biragoye kuko ntibirabona amategeko abigenga. Okay, aho ndakumvishe uburyo yabarengera. Ariko ntiyababujije ngo nimuhagarire kujyamo. Okay. Mugire amakenga. Okay. Ariko nanone niba nta mategeko abirengera abwirwa benshi akumva bene. Ariko nituvuga ngo nimuhagarare bivuze ngo n'ubundi twabahamagaraga. Ariko twe dukangurira abantu icyo tubona gifite umumaro ariko kitari bwice amategeko. Kitari bwice amategeko. Payi sindi umuvugizi w'amategeko, ariko tukimara kubona yuko nta gihombo itera cyangwa yatera kuko ntibasaba gushora guhamagarira abantu gushora kuzanamo igishoro. Icyo kintu nk'umuntu ubu mpamagariye abantu gukoresha WhatsApp, ntuzi ko bagura mega. None se hari umuntu uzahaguruka avuge ngo WhatsApp itera igihombo kuko abantu bayijyaho cyane? Na Payi niko imeze. Payi nge nkandaho mu masaha 28 nkamara amasaha 28 ntarongera gukandaho, nkazongera nabwo kandi mu gihe kidatwara n'umunota. Ibyo bintu biteye igihombo gite? ndi kukumva neza rwose. Ibyo bintu nakanzeho ni system imbarira bizatanga amafaranga. Si ubwa mbere ibyo bibaye ngo mvuge ko Payi ari ikimanuka, niyo cyaba ari ikimanuka byaba ari amahiri. Nose ko twishimira inkuru za Manu muri Bibiliya. Manu ugira ngo yaturutse mu butaka. Izo ngero ntuzizane. None rero abantu ndagira ngo babanze bashira impungenge. Payi ivugwa hano ishorwamo amafaranga si Payi network ya Dr. Nicholas Kokaris na Cheng Diaofan. Ntabwo ariyo. Iyo twamenye nindi application yiyitirira Payi n'ibirango byayo ikambura abantu bagashoramo amafaranga yabo. Iyo amaze kwishyura nta kindi bamuha, baramwambura. Aha ngaha ndi kumwe na Beneri ahubwo idukubitiye ahababaza. Sinzi bunyuva Emi. Ndakumva. Beneri buri inkubitiye ahababaza. Inkoreye umuti. Navuga ni inkoreye umuti. Ahubwo nge ndasaba umupayoniya wese umayininga Payi network ya Dr. Nicholas Kokaris amfashe tube maso duhe Beneri amakuru y'ibisikamu biza kuvanga abantu. Twe turabibona, sibyo? Ariko ni kwa kundi uvuga uti se ko kitari bunshobore ndagishakaho iki? Ariko buriya Beneri irankanguye, nanjye ndabaha amakuru mbaha nta yandi nayo kubatungira agatoki iki niki nacyo mu kigenzura kandi kirahari hano iwacu mu Rwanda. Ahubwo buri mupayene wese nahaguruke dufatanyirize hamwe twamagana ibyiyitirira Payi network ya Dr. Nicholas Kokaris na Cheng Diaofan. Ahubwo twamagana ibyo byose bihamagarira abantu kubishoramo amafaranga. Hano njya mayininga nkajya nkabona neza ukabona ni Payi network ikubwira ngo claiming ngo kandaho claiming ngo amadolari 318. Ababikanzeho zaragiye. Umuntu agira cyangwa ngo Payi ze zagiye zite nta muntu wakwinjiriye. Kuko umuntu wenda yagufashije kuregister ukavuga turasi wowe wabitwaye. Ariko mba mari impungenge umuntu wese uzi ko yibwe Payi ze muri historique byanditsemo aho zagiye wariti uzayirekaramisha muri core team. Uburiya se wajya ku itangazo rya Payi network naryo ryasohotse wagira ngo bavuganye na Beneri. Yes. Ntatunguwe. Uravuze ngo core team nyirizi shaka iri tangazo rya Beneri. Nari ntararibona. Ariko nza gutekereza ntari ku bundi Payi nta update yindi yaba yasohoye. Rero buriya aka kantu abapenyo bakamenye. Nimukabone Payi yatanze itangazo ngo mugire ngo ntiri butange updates. Nasanze batanze updates ebyiri mu gihe kinyuranye. Imwe update ibanza wenda aho turebera update igeze hariya tumayiningira kuri dashboard ya Payi network ukanda muri twa dukoni dutatu dutambitse ibumoso hejuru
ukareba hasi haheruka ahari urutonde rw'imbuga nkoranyambaga za Pi Network zemewe ziriho amakuru nyakuri. Amakuru utanga kuri Pi nadahuza n'ibiri hano uzamenye ko ibindi ari ibyawe. Ariko umva amakuru y'ukuri. Tujye kuri X cyahoze ari Twitter. Iyo ifunguye ubona updates ebyiri zo mu bihe binyuranye. Imwe ubu tuvugana hano kuri kamera imaze amasaha 9. Jye nayibonye imaze amasaha 5. Amasaha 9 imaze, iyi update iravuga ngo ni itangazo nabo batanze. Ntabwo ndi busemure mu cyongereza cyanjye gikeya, ariko abacyumva na be kirumvikana icyongereza. Icyo mvuze ndakizi. Na beneri irimo. Ibi barabisoma cyangwa se uwo mwanya ni batawubona akavideo bakagakurikira. Reka ngisome mu cyongereza cyanjye nanjye kongera ibyo warumbujije. Bumve itangazo rya kwa team riravuga ngo essential reminder as we get closer to open network. Iyi ni nk'impuruza guhwitura kw'ingenzi mu gihe twegereje open network. Aragira ati it is important for pioneers to safeguard their Pi account and watch out for potential bad actors and activities, scams, and individuals impersonating others. Hano rero baraburira umuntu wese ko arinda konte ye abagizi ba nabi n'ibikorwa bibi, abasika na za scam, ndetse n'abantu ku giti cyabo biyitirira abandi. Nk'aba bandi bashobora kwiyitirira ngo beneri yavuze ibi nibi kandi itabivuze. Ubitangazo ryabo rero official twaribonye ngo ribu yagize itya kandi itabigize. Hanyuma ugasanga biyitiriye Pi Network kandi atari byo. Ugasanga abantu biyitiriye Ihumure TV kandi atari byo. Ihumure TV igomba kubifite ibimenyetso rero. Please be careful of unaffiliated and unauthorized activities, some of which may be associated with fraudulent events and actions meant to defraud our users by their misappropriation and unauthorized use of Pi's name and trademark. Hari abantu bategura ibintu nk'ama events cyangwa se ibitaramo, bagahamagarira wenda abantu bati muzabizemo. Hanyuma ibyo bitaramo bakababwira ati muzakora. Urugero nko mu minsi yashize twabonye ababikora bakavuga ngo urishyura Pi wishyura n'amafaranga 1/2. Ariko kubera ko abantu badasobanukiwe imikorere y'ibyo bintu, ugasanga bamwinjiriye muri konte ngo bamufasha kwishyura. Tayari ejo Pi zakazibura agatangira gushinga urubanza. Abyumvise? Abari bujye kwishora ku bantu bari bujye kubahamagarira kwishyura ngo babafashe kwishyura, ntabwo ari byo bashobora kuzahura n'ibibazo batazabona aho barega, kubera yuko babahamagaye mu izina ry'aba pioneer cyangwa se rya Pi. Bakanakoresha n'ibirango bya Pi. Bundi bari abantu bakoresha ibirango bya Pi ntabwo byemewe, Pi itabahaye uburenganzira. Pi irabihana. Bakwifatiye ufite ibibazo. Nk'ubu Pi yahamagaye abantu kwiyandikisha nk'aba influencers. Twariyandikishije nk'abafite YouTube zivuga kuri Pi. Niba uzi kutariyandikishije hari umunsi bazagucakira. Ndetse n'ubu hari igenzura riri mu gukorwa kandi ryahereye mu Buhinde. Ry'abantu bafite channels zivuga kuri Pi Network. Ugomba kuba wariyandikishije mu influencer muri Pi Network ucamo hari ukabibona. Uciye kuri profiles. Hari kitwa profiles iyo platform irimo hari. Ugaca ukiyandikisha ukarenga ukajya kuri X, kuri YouTube, kuri Facebook I think yazabireba. Abantu bakanabimenya. Igihe kizagera bakubuze utangaza amakuru ya Pi niba utariyandikishije nk'umu influencer. YouTube igukubita igihano niba ugiye kuvuga kuri Pi kandi utariyandikishije nk'umu influencer. Ugomba kwimenyekanisha banamenye n'ibyo uvuga. Mperutse kubona message yangezeho isuzuma ntuza yanjye. Ikiganiro nani natanze. Babona ifoto konje nkora ama audio cyane. Ngiye kubona mbona bamba message ngira ngo bagenzuye basanga
inkuru yanjye video yanjye yemerewe kuba yakwifashishwa mu kuba kwa kundi ba advertisingiraho yari iya payi nakoresheje ifoto yande ya Dr Nicholas na Cheng Diaofan. Aravuze se nanjye igenzura ringezeho iyo message nayibonye kabiri. Ndavuga ni ibintu ntago byoroshye. Trademark rero ya Pi Network birango byabo birabujijwe kubikoresha mu nyungu zanyu kuko hashobora kuziramo n'abafroderi abapioneers ntibabasobanukirwa bikabagusha mu mutego wo kwibwa cyangwa se kubagonganisha n'amategeko ya leta y'igihugu cyane. Ibi bintu rero Pi Network irabihagarika irabibuza. Ubwo ndavuga nti burya Beneri isa nkaho yavuganye na Pi kuri iki kintu. Hanyuma rero neither Pi Network nor anyone affiliated with Pi Network has any affiliation whatsoever with any parties organizing or engaging in such illegal or harmful activities to our users or the community. Yaba Pi Network yaba undi uwo ari we wese ufite aho ahuriye na Pi, nta numwe ufite uburenganzira bwo kugira ibikorwa ateganya cyangwa se ashyiraho binyuranije n'amategeko cyangwa se n'ibindi bibi kuba users ba Pi no kuri community muri rusange. Ibi ngibi ni iki? Ntazagira umuntu niba kuba team itavuze iti mworganize igikorwa iki niki nibyo natwe twavugaga wenda mu bujiji turabihagaritse twidekarare turabihagaritse niko kuri kavuga ngo duhurire hano nta guhura guhari unyumve neza Emi n'abantu banyumve neza nta guhura guhari cyangwa se duteganyije cyangwa duhamagariye abantu twajyaga tubikora twavuga tuti duhurira hano tuba tuganira tuba twunganira tuba dufashanya icyo dusobanukiye tukakigusobanurira. Ubu ni ngiye nawe dushobora guhura gusa yes nundi umubishaka ko tutamuhamagaye yes yewe ndabya bindi twavuga ngo muze duhurire hano tubahugure stop bihagarike. Niba unyeneye ku giti cyanjye mpamagara ku giti cyanjye nk'umuntu ufite ibyo nkurusha kuri Pi Network ngira icyo ngufasha ari ku ihuriro ry'ibijyanye na Pi maritse ukuboko kwanjye kw'iburyo mbivugiye kuri kamera y'ihumure nta bihari nta muhuro ku bapioneers mu izina rya Pi ko twajyaga tubona se hari abantu bambaye imipira iriho Pi Network. Imipira si ikora gusa n'amagambo arakora nyine nicyo mvuga bajyaga bakora ibitaramo ubu hari abantu ngiye banzi bateguye igitaramo ku munsi wa launch nge ndidekaraye nuzambona yo nzaba nihitiraga sibyo bizabinjyana. Okay. Igihe kirageze ngo ukuri kujya hagaragara ukuri kwanjye nuku nguku Emi nawe araza kuvuga ukwe nta giterane nta gikorane nta kintu nakongera guhamagarira abantu ngo nibitabire cyerekeranye na Pi unshaka ashaka ku giti cyane. Wari umaze iminsi ubikora usomye itangazo none harya rimaze tugomba kugira amakenga nibyo mvuga nyine rimaze amasaha 9 yonyine. Okay nibyo birumvikana Beneri ryo kuri 13 oya pana Beneri ndahiri ngiri rimaze amasaha 9 irindi mu gusoma cyo kuvuga ngo nta bikorwa byemeye byo naribonye rimaze amasaha 5 ko arabihitirira ko bayoboye se bayoboye aba pioneers mu Rwanda no muri Afrika n'ahandi babyite ko harabihitirira ibi bikorwa bya Pi bakavuga ko bayoboye Pi bakavuga ko bafasha abantu aribo nyine bashobora kuhuza abantu runaka. Iryo tangazo ugira ngo rigiye kurangira abo babyitirira inzego zishinzwe ubugenzacyaha zikora akazi kazo nta muntu iki twakivuze nejo bundi nta muntu uhagarariye Pi numwe usibye kwa team ubwo nayita nka njyanama ya Pi nta wundi gusa ariko uri kubisobanura wirengagije ko ngo hari abagiye mu mahugurwa ngo niba ari Vietnam ni mu bintu bidafite bihuriye na Pi nubwo bivuga kuri Pi ariko udatuma ngira amazina mvuga hano si ngombwa kuyavuga kandi niyo wanayavuga kandi niyo utanayavuga ngenda yazi abo bantu twarwanye nabo twaburanye nabo kuva kera none se nkubaze tubatesha buretse gato hari ca nimwe yitwa niba ari tuyireke ariko tuyireke si byiza hari n'izina narindi vuze n'abashinzwe nanjye rero umunwa wanjye naho uzankoraho narindi bivuze ibyo bintu bakurikiye nta hantu bihuriye n'inshingano za Pi
ariko babigize nk'ibintu ngo by'inshingano. Ni company z'abantu ku giti cyabo zemerewe gukorera muri Pi, ariko zikagira aba agents mu bihugu runaka. Icyo rero akaza akakituratisha ngo nuko yemerewe gukorera muri Pi, akumva ko yakiribatisha abantu ngo ni umuntu ukomeye muri Pi. Zero nta numwe nuzabivuga uzamuguta urinjiji kuko nta soma, kuko ibyo nsoma hano none se ubitangazo noneho ririhaniza nde aza ubone nyamugani bano bantu ntashobora no kwiba abantu we. None se nkubaze Emi, abo ngabo bameze batyo, niba bishoye no mu bikorwa byo kugura Pi kandi reka nsome hano wumve. Okay, komeza usome. Itangazo rirakomeza rigira ngo any such activities which seek to charge users money or make false and misleading promises of monetary rewards or future profits or MLM are unauthorized by Pi Network. Pi is free to mine and has never been for sale. Hey. Aba bantu bose bishoye muri bene ibyo bikorwa bibi byo kwishyuza abantu amafaranga. Umuntu araza akakubeshya akavuga ngo kugira ngo winjire muri Pi, yego ngo bisaba amafaranga ya naya, kumbe yanze kukubwira yuko ari akwishyuza serivisi agiye kuguha. Ibintu ni bibiri. Niba ari serivisi wishyuza umukoreye, burya atayikwishyuye nawe ntiwamukorera, kandi ntacyo yakwishyuza atageze gute utamukoreye. Uruvuga ko ari serivisi wishyuza. Ariko nubwira abantu ko kwinjira muri Pi bisaba amafaranga, urapfuye. We nturu wacu. Muri Pi ni ubuntu barabivuze ngo kandi ntigurishwa. Rero ibyo bikorwa birimo kwishyuza abantu amafaranga no kubasezeranya inyungu z'ahazaza n'ama rewards ishingiye ku mafaranga. Mperutse kuba nicaranye n'umuntu twari babiri. Umuntu atubwira ukuntu umuntu yamwinginze ngo amwinjize, undi aramubwira ati uranyishyura. Ndatse ndo kwishyura iki? Ati serivisi. Ndatoya ati ntayo mfite. Ati nyishyura. Ati nzaguhemba. Ndati se uzampemba iki? Ati nzaguha Pi. Ndatoya ati Pi. Ati bose ati none se ubungiye nizeye yuko bizarya nawe unyumvire. Abamuteye urujijo ngo yango narabyumvise ngo ngiye nyinjiza kugeza ubwo amubwiye ngo azamuha ibintu. Tekereza kubwira umuntu ngo nagira gute ngo nibihomba ngo azamuha ibintu, ngo nibidakunda ngo azamuha ibintu. Iyo uzanye ibyo bintu ngo nzaguha ibintu, ubwo birenza amafaranga, noneho bigiye harya babyitwikira. Ngo se ruswa y'igitsina. Yavuga ngo nabura icyo amuha, ngo se ngo yabura icyo amuha ngo akabura n'ibintu, ngo azamuha ibintu. Nibwo navuga ni kandi jani inuzo nikira ngo impyisi ngo ushaka urupfu ngo asoma impyisi. Ibi bintu ni mubizanamo ibintu bizababera ibintu, nimureke ibintu muri ibi bintu. Pi kwinjiramo ni ubuntu kandi ntigurishwa. Mburira abantu baziguze murya muri menge. Pi nihaguruka cyangwa nibyuka ni akazi kanyu. Twarabibujije bageze abantu bankubita ku munwa bakamazi waretse abantu, ni akazi kanyu. Icyacu ni umugabo. Yesu bazabimenya. Pi zamenya ko baziguze. Sawa. Ese serivisi bagiye bagura. Nta miti ndaka Kagarama ati ndabandora. Umugabo yigize umubazo w'intama. Umunsi umwe baramubwira ati Kagarama bati iyo nta mugiye kubaga irahaka. Bati iyo nta mugiye kubaga irahaka. Ati burya nanjye ndayicunga ndebe ko ibyara. Umugoroba ngugeze ati ikitabyaye ati ubwo ndayibaga. Nanjye rero ndi hano turebe ubugenzuzi burya ingero ariko zigira impamvu. Nsoza rero itangazo. Ntabwo navyanze wa mubyeyi. Nsoza itangazo riravuga ngo always refer to the official Pi Safety Center for official communications channels, official links to Pi apps and products, and other information on how to safeguard your Pi account and wallet. Iyi channel yitwa minepi.com/safety/ uyinyuraho ukagera ku mbuga nyinshi za Pi ziguha amakuru y'ingenzi
ku mbuga zitandukanye, hariho links zitandukanye kuri products zayo n'andi makuru y'ukuntu warinda umutekano wa konte yawe na wallet cyangwa se wallet ni iki mu Kinyarwanda biri Ecofi, yego ikigega kugira ngo abantu bacyumvikane n'ubuhunikiro niyo indi ntago ari ngombwa wenda, ariko nakantu wakubaza ngo ubwo hasigaye icyumweru ngo open mainnet ibe niyihe utility cyangwa se application yagutunguye ubona wazakoresha, uratwandikira muri comment. Ako nako byari ngombwa ko tukavuga ko bapayiniyazi karabashimisha ko arakabo, ariko turagaruka kuri atangazo tunasoza. Niba Pi Network yihanije ibi bintu, mwirinde gukora ibintu bishobora kuzuramo abo bafroderi n'iki y'abamamyi, mu yandi magambo baniyitirira Pi kandi nta muntu ugomba kuyiyitirira, bakoresha n'ibirango bya Pi. Ubwo inzego zacu zibishinzwe nabyo zibirebe ibyo bintu babikurikirane, ariko kuri Pi ya Dr. Nicholas Kokaris na Chengde Yofan ntabwo ibarizwamo ishoramari ry'amafaranga kuri Pi habe n'umunsi n'umwe. Wayacisha hese ubundi ubwo wayishyurira he? Y'ubwayo ni amafaranga dutegereje bazaduha. Mbonereho gushimira MTN ndamamaje kwihumure yadukoreye umuti. Hambere aha verification ya phone number yari yaranze, bikabera imbogamizi kuri benshi kugira ngo buzuze ibisabwa kuri konte yabo. Ayo mafaranga tuzayabona tuyanyujije kuri telefone zacu ndetse no muri systeme za Pi, ariko cyane cyane tuyakeneye kuri telefone zacu kugira ngo dufashe kuzuza service zacu twishyura n'ibicuruzwa hano mu gihugu cyacu. Ayo mafaranga ntabwo tuzayabona adasoreye igihugu cyacu, kandi tuyakeneye ngo tuyubakishemo ibikorwa remezo, tukora ishoramari. Ahubwo mboneraho kubwira abantu ngo nimutegure imishinga, kampani muzandikisha. Nk'ubu natwe twamaze kwandikisha kampani yiteguye gukora ibintu. Ayo mafaranga naramuka abonetse, usibye ko tutayikoresha ari uko abonetse, n'ubundi twayiteguriye gukora. Ariko cyane cyane ayo mafaranga naboneka tuzakora ibikorwa bihambaye kandi byinjiriza igihugu. Hari umuntu uherutse kunsetsa, ariko nananamugaye, nananamumwamaganye, ndamubwira nti ari imvugo y'abakristo bavuga ngo mvi nyuma satani mbere ikigusha. Niko namubwiye. Uzi ukuntu yambwiye? Yabonye Pi mfite arambwira ngo wowe uzajya gutura hanze. Nti ye soni, mba hanze ndi ingegera. Suko baba hanze ariko mbisi ingegera. Ahubwo icyo nari mubwiye kumva ko mu mutwe wanjye harimo kujya kuba hanze. Ubundi umuntu ajyanwa hanze n'ibintu bibiri. Ajyanwa hanze no kurahura ubwenge no kuzana ibishya, ari byo bitwa kuzanira igihugu amaboko n'imbuto. Ubwenge ugiye kuzana bugarure hano iwanyu, nicyo kintu cyanjyanayo. Nkajya kwiga ariko nkagaruka iwanjye iwacu. Iwacu ni mu Rwanda. Ese ugira ngo hanze harananiye? Baranahanyingingira. Mfiteyo bene wacu. Ariko ndibuka ko nagiye mu gihugu cy'abaturanyi hano hirya i Bugande. Hari n'umuntu wambwiye ngo ningeyo ngo nzaze ngo nimba niyemeje ngo azamfashe no kubona ifamu. Namaze amezi ndavuga ntago nabishobora. Nafashe inzira ndataha n'ubu baramamagara, ariko navuga ntago nabishobora. Ntago nzi ikintu kiri mu Rwanda. Iwanyu ni iwanyu, amahanga arahanda. Hanyuma rero hanze tujya kuzanayo n'ibishya. Ibishya byo twaguze kuko tutabifite mu nganda zacu, ariko dukwiye guharanira kurema inganda hano iwacu dufatanyije n'abo banyamahanga, nk'uko u Rwanda rwafatanyije na Volkswagen bakaba bateranyiriza imodoka hano mu Rwanda. Ubu u Rwanda rukaba rwarubatse uruganda rutunganya amabuye y'agaciro bakajyana ku isoko ari mazima. Shora imari muri urwo ruganda, fatanya na leta kuko ribo bafite politike yagutse y'iterambere ry'igihugu. Fatanya na Beneri, ayo mafaranga muyafate mujye kuyabloka, mufungure konte bloke muri Beneri. Uyashyirayo ugasanga nyuma y'amezi angahe 6 ugasanga amafaranga yabaye menshi cyane. None Beneri ibona amafaranga iguriza amabanki, bazatumiye umuntu ushinzwe ubwo bukungu, icyo gisata akaza kadusobanurira abantu. Noneho bagatanga inguzanyo ku mabanki. Nzamutumira ari uko hamaze kujyaho amategeko ya cryptocurrency, kuko hano ku ihumure wahaye conditions. Hano ku ihumure inkuru nyinshi zatambutseho zivuga kuri ibi bintu bya cryptocurrency, crypto assets, zarahatinze cyane kuruta uko zavuga wenda policies za economics dufite hano mu Rwanda na research niki. Rero
ngiye kumutumira ngo aze yaza asa n'aho atandukanye n'ibyo twinjiyemo uyu munsi. ariko hari ikintu gikomeye wamutumirira CBDC na cyane ko bayidekaraye hanyuma batugaragariza izakoreshwa n'abaturage. reka babanze oya nayo ntago ndizera polisi zayo kuko sindazimenya. Arimo kuyiga n'ubundi. Reka irangire rero. Urakoze. Nzamutumira irangire. N'ubundi baravuze ngo cyo kora bavuze ko izatangira gukoreshwa iryo faranga bitarenze 2026. Ubwo tuzatwabimenya. None rero ntabwo nandi umuvugizi wa Beneri ariko ndavuga amakuru namenyeho ko buriya niyo uguriza amabanki mu gihugu twabonye ayo mafaranga tukayashora tukayaburuka nk'igihe kirekire. Cyambere nuko yabyaza umusaruro ariko unatera inkunga igihugu kuko ubuhaye Beneri igishoro cyo kuguriza amabanki. None amabanki agatanga inguzanyo ku bigo by'ubucuruzi n'abacuruzi ku nyungu ntoya. Wumvise akamaro kabyo. Naho ayo mafaranga rero azaza adufasha gukora nk'ibyo. Ndimo ndatungira abapioneers bagenzi banjye agatoki aho bazagira guteka. Bwira abapioneers Beneri bya Beneri tubireke tubyihorere. Ntabwo twabireka kandi twabivuze. Oya uzi impamvu se hari ibintu byinshi bazadusobanurira. Buriya ngewe reka nkubwire ikintu kimwe. Iyo ntaraganira nawe semenye bikurimo. Sibyo? Nshaka kukwizeramo ibintu nka bye expecting ejo nkumva byahindutse. Beneri ntimuraganira. Ndimo ndaganira n'umupioneer. Yes. Ntabwo ndi kuganira na Beneri. Okazi. Okay, reka tugane ku musozo w'iyi nkuru. Wenda ntuzandenganye. Ngiye kukwiseguraho. Ariko umbabarire ujye unyumva aho ngaho nubona nagiye. Ujye umenya ko ari kakarwara ndwaye. Harya. Ndwara karwara akanaga akarwara. Nakageso kankita kageso. Iteka nisanga nahengamiye kuri leta cyane ntago nzi impamvu. Rwose n'umva nagiye. Ntaga ikibazo cyo kwihengamiraho. Ahubwo ni ikibazo cyo kumenya ngo uyu munsi turasobanura wenda uwo mupira wawe. Ntagaruka ipantaro idahari. Sinuko hari n'uruganda rwakoze umupira zikenderwe. So tuvuga uwo mupira, tuvuga ibipesi, tuvuga amabara, tugaruke ku mupira. N'urugero nayo nguhaye. Biba byiza nyine. Niyo mpamvu ubona iyo ngana na Musawo ntago tuganira kuri payi. Tuyinyuraho nk'uko ari coin. Tuganira uruganda rwose. Nawe iyo turimo turaganira sinya nkujyana muri Binance, sinya nkujyana mu biki tugaruka kuri payi. Niyo mpamvu Beneri nayo tuzatumira. Okay, mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Nawe utaha. Nuko ariyo twari twateruye. Nawe utaha mwakoze. Mwakoze. Ndabona ushaka kugenda utagenda.